Ikaze kuri mwese bakunzi ba Artist of the Week mbana bateguriye manzi y'icimwe nabateguriye yitwa Uwayezu Ariel nkuko mwakomeje ko mutsa muri benshi yamekanye cyane ku mazina ya Ariel Uwayezu mu muziki afite imyaka 24 yonyine y'amavuko ku myaka ine gusa nibwo Uwayezu on the way nkuko akunda kwiyita yatangiye kugaragaza impano y'umuziki cyangwa se yo kuririmba maze ku myaka igera kuri 14 byari mwaka wa 2016 yerekeza ahahoze yitwa ku Nyundo ahazwi nk'ishuri ryigisha umuziki ku myaka nyuma y'imyaka 3 maze nibwo Uwayezu on the way yasa nk'uwa graduatinze ku Nyundo maze ubundi yatatangira gukorana n'itsinda ry'abacuranzi rizwi cyane nka Symphony Band. Indirimbo ya mbere Ariel Uwayezu yagaragayemo ni collaboration yakoranye n'abahanzi benshi batandukanye All Star bari kuzamuka muri icyo gihe. Indirimbo bisenda ryohewe. Indi ndirimbo yafunguriye amarembo Ariel Uwayezu ni collaboration yakoranye n'umuhanzi witwa King James Bisenda gukumbuye kugeza n'ubu ni imwe mu ndirimbo zigiturwa abantu bari mu rukundo. Nabavuga ku ndirimbo za Ariel Uwayezu zakunzwe na benshi atagarutse kuri saga yiwe n'umuhanzi witwa Juno Kizigenza bakomeje kuvuga mu rukundo nubwo bakomeje kunyira bitera utwatsi gusa menya ko indirimbo bakoranye bise Away ari ndirimbo ya mbere ku rubuga rwa YouTube yarebwe kuruta izindi mu ndirimbo za Ariel Uwayezu dore ko imaze kurebwa na miliyoni zisaga hafi 7 naho You Should Know niyo indirimbo iri single ya Ariel Uwayezu yarebwe kuruta izindi. Ikibazo mbaza nubwo Uwayezu akunda kugenda agaragara mu makora bagiye atandukanye gusa benshi baramukumbuye benshi badatinya no kuvuga ko yaba yarazimye. Ese ni indirimbo ya Uwayezu yakunze kuruta izindi? Nitwa Journalist Giblos. Bibe byiza kuri mwese. Hasta la vista. Ciao ciao.